Ndabasuhuje mwese, nitwa JC. Birumvikana yuko hari abantu bashobora kuvuga yuko nta rukundo rw'ukuri rubaho, ariko rubaho. Ushobora kubona ibintu ukumva biragutunguye, ariko nyamara urukundo rw'ukuri rubaho, ndetse n'urukundo nyakuri ruragaragara. Uru ni urukundo rw'indengakamere, uru ni urukundo rutunguranye ku isi, niko nabyita. Ni urukundo rw'abantu babiri, urukundo rwa Mireille ndetse na Fidele. Urukundo rwatangiye mu mwaka wa 2003, ubu tukaba turi mu mwaka wa 2021, rukaba rugeze ku ndunduro yarwo, aho rwigaragaje neza imbaraga zarwo. Uru ni urukundo rwatangiye ubwo bose bigaga troncome cyangwa se mu cyiciro rusange muri secondaire. Uru ni urukundo rudasanzwe, ni urukundo rwatunguye abantu benshi cyane, aho umuntu umwe, umusore yabaga mu Rwanda, umukobwa aba muri Amerika, ariko akaba afite inkomoko mu Rwanda, mu gihe nyamara yemeye akava muri Amerika akaza i Kigali gukora ubukwe n'uyu musore. Ni umusore witwa Fidele wibera hariya mu mujyi wa Kigali, mu gihe umukobwa witwa Mireille yibera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yize amashuri yisumbuye ndetse akanabonaho akazi ko gukora kuri televiziyo ya FCU television hariya muri Leta ya Florida. Uru ni urukundo rudasanzwe rwatunguye abantu benshi cyane, urukundo rumaze imyaka isaga 18. Uyu munsi rukaba rugeze aho rugaragaza neza imbaraga zarwo, kugeza ubwo umukobwa yemeye akava muri Amerika akaza i Kigali gusezerana n'uyu musore. Ni urukundo rero rwigaragaje kuri iyi tariki ya 26 ukwezi kwa 12 umwaka wa 2021. Nakubwira ngo niba utarakora subscribe wabikora kugira ngo ibintu bikomeze kuba neza cyane. uri umukobwa ukaba ufite umusore mukundana, nubwo mwaba mutegeranye, birashoboka yuko wakomeza ukamukunda ndetse by'ukuri kugeza ubwo umwigaragarije neza, ndetse urukundo mukundana rukajya ahagaragara, hahandi mubishyira mu bikorwa ibyo mwibwira mwese. Nitwa JC, wageze kuri MTV Mwarimu TV. Ushaka wakanda subscribe ndetse ugakanda share, ugahereza n'abandi bakamenya byinshi. Ndi kukubwira ku mbaraga z'urukundo rudasanzwe ruri kwigaragaza hagati y'aba bantu babiri, Mireille ndetse na Fidele. Uyu mukobwa witwa Mireille wibera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ukora kuri FCU television muri Leta ya Florida, yakundanye n'uyu musore 2003 ubwo bigaga troncome. Barakomeje barakundana, mu gihe umukobwa yagiye kwiga hanze muri Amerika, aho yagiye kwiga media digital production, mu gihe umuhungu yasigaye mu Rwanda, aho yagiye kwiga ibijyanye n'ubuvuzi. Uyu munsi akaba ari gukora mwimwe mu ivuriro ry'Abahinde i Kigali. Uyu musore witwa Fidele yakomeje agaragaza ku mbuga nkoranyambaga yuko nyamara akunda uyu mukobwa cyane, mu gihe uyu mukobwa nawe yakomeje amwigaragariza, ariko ibibazo byinshi uyu musore yakomezaga amubaza niba atarashatse. Inzira y'urukundo rw'aba bombi ikaba yaratangiye ari ubucuti busanzwe, ariko bukaza kuvamo ubucuti bukomeye, kugeza ubwo buri umwe wese yiyemeje gukundana n'undi. Mu mwaka wa 2019 ubwo Fidele yiyemezaga gutangira umuteguro cyangwa se yitegura kumutereta, abinyujije ku bashuti biwe mu buryo bugaragara, byaje kwigaragaza, ariko batangiye ari ibintu bitagaragara cyane, ko ku mbuga nkoranyambaga kwa kundi umuntu ashobora gupostinga undi n'undi agapostinga undi. Mu mwaka wa 2019 nibwo batangiye guteretana mu buryo bweruye cyangwa se bugaragarira amaso. Yes, amasengesho y'abantu ndetse nayo ubwabo yakomeje kugaragaza ndetse anabafasha byinshi muri uru rugendo rurerure. Ni urugendo rutaba rworoshye, ni urugendo nyine rutaba rworoshye, rusaba gukomeza umutsi ndetse no kwihagararaho. Umusore witwa Fidele ndetse n'uyu mukobwa witwa Mireille, uyu munsi ku itariki 26 bakaba babishyize ahagaragara ko basezeranye imbere y'Imana n'abantu mu buryo bwuzuye. Ni ubukwe rero bwitabiriwe n'abasitari benshi cyane, harimo nka Bulldog, harimo nka Bahati n'abandi benshi. Nkuko muri kubibona rero, byari ibintu byiza cyane, kabisa. Uwitwa Mike Karangwa nawe yari ahari, Jules Sentore wari umuhanzi nyine. Yes, ni ibintu byari byiza cyane kabisa nkuko muri kubibona.
akaba ari ubukwe rero bwatunguranye cyane ubwo uyu muhungu yaterwaga umutoma n'uyu mukobwa agira ati mukunzi Fidele na Mireille basezeranye kubana akaramata. Yes, hanyuma ku myaka 18 nyine bamaze mu rukundo uyu munsi nibwo babishyize ahagaragara. Bahati Grace akaba ari we nyine wari wambaye cyangwa se wari wambaye ikamba ku munsi w'ibirori nyine byo gusezerana ku bukumi bwiwe kuri iriya tariki nyine yabanjirije ubu bukwe. Yes, hanyuma icyo nakubwira ni uko Bulldog yari yambariye uyu musore nyine witwa Fidele. Yaramwambariye mu gusaba Yes, yaramwambariye mu gusaba. Byari ibintu byiza cyane kabisa. Bulldog rero nabwo yari ahari ubwo yari yambariye Fidele mu gusezerana imbere y'Imana. Yes, nkuko uri kubibona nyine kabisa. Urukundo rwabo rero rwakomeje mu mwaka wa 2009 rurakomeza rurazamuka. Ubu munsi turi mu mwaka wa 2022 ndakeka turi iminsi mikeya bakaba babishyize ahagaragara. Yes, nitwa JC dikore MTV Mwarimu TV. Uramutse utarakora subscribe wabikora kugira ngo ibintu bikomeze kuba neza cyane kabisa. Umukobwa rero nakubwira yuko yize na kaminuza mu bijyanye na media digital production cyangwa se ku bijyanye no gutunganya amakuru ndetse no kuyobora cyangwa se ubunyamakuru kuri television. Yes, media digital production ku bijyanye no gukora kuri televiziyo. Uyu munsi rero akaba ari gukora kuri televiziyo imwe yo muri Florida muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, FCU. Wow, ni ibintu byiza cyane. Ni urukundo rero mu by'ukuri rwatunguye benshi, aho umuntu yemeye akava muri Amerika akaza gukora ubukwe mu Rwanda ariko azongera agasubirayo. Akaba yavuze rero yuko bazakomeza nyine bakabana hifashishijwe ikoranabuhanga. Niba umusore wenda azagezaho akajyayo muri Amerika simbizi, tuzagenda tubimenya. Yes, nitwa JC kora subscribe niba utarabikora kugira ngo ibintu bikomeze kuba neza cyane kabisa. Ibiganiro byacu nakagaruka nakubwira ngo komeza urebe video zacu hasi kuri MTV Mwarimu TV. Yewe nitwa JC.